Ndagusuhuje inshuti muvandimwe weho wongeye guhitamo gukurikira Karungu TV. Karungu TV ni televiziyo nakubwiye yuko izajya ikugezaho ibyagirira neza ubuzima bwawe, ibyagufasha muri iyi si yacu yagwiriwe n'umwanzi, ibyagufasha bigatuma ubwubwa neza muri ubuzima, kugira ngo ubwo Yesu azabagarutse azasange twararinze imibiri yacu, ubwenge bwacu ndetse n'intekerezo zacu. Iyo tuvuze gukoresha ibimera twivura, ntabwo tuba ari ukuvuga ngo nuguhakana kwizera, kuko wenda ni nk'urugero ijambo rimwe kugira ngo igisebe cya Hezekiya gikire byari rihagije, ariko ndagira ngo twifashishije amagambo aboneka muri Yesaya. Tugiye gusoma muri Yesaya igice cya 38, ushobora kugisanga mu rwa kabiri rw'abami 20 mu wa mbere kugeza kuri 11 wa mbere kugeza kuri 11, ngo muri iyo minsi Hezekiya ararwara yenda gupfa. Bukeye umuhanuzi Yesaya mwene Amosi aramusanga, aramubwira ati, Uwiteka aravuze ngo tegeka iby'inzu yawe kuko utazakira, ahubwo ugiye gutanga. Nuko Hezekiya yerekera ivure atakambira Uwiteka ati, ndakwinginze Uwiteka, uyu munsi wibuke ko najaga ngendera mu by'ukuri imbere yawe n'umutima utunganye, ngakora ibishimwa imbere yawe. Nuko Hezekiya ararira cyane, maze ijambo ry'Uwiteka rigera kuri Yesaya riti, subirayo ubwire Hezekiya uti, Uwiteka Imana ya sogokuruza Dawidi iravuze iti, numvise gusenga kawe, mbona n'amarira yawe, kubaho kwawe nzongeraho indi myaka 15, kandi nzagukizanya n'uyu murwa, mbakize umwami wa Ashuri, nzawurinda. Iki nico kimenyetso Uwiteka aguhaye, gihamya yuko Uwiteka azasoza icyo avuze. Dore nzahera aho igicu kigeza ku ntambwe z'urugero rw'abahazi, ngisubizanyeyo n'izuba intambwe 10. Nuko izuba rihera aho ryari rigeze rirenga, risubirayo umwanya w'intambwe 10 z'urugendo. Nukuvuga Imana yabwiye Hezekiya amaze kuyisenga, Imana imaze kumva gusenga kwa Hezekiya, iravuga iti, ngiye kukongera imyaka 15 yo kubaho. Ariko ntabwo ibi byari bihagije kugira ngo ubwo Imana yari mwongeye ngo imukize, byari bihagije kugira ngo Hezekiya akire. Ariko Imana irongera iravuga iti, subira kwa Hezekiya. Yongera ibwira umuhanuzi Yesaya iti, bwira Hezekiya uti, nze dusome twumve. Nukuvuga ngo iramubwira iti, mwende imbuto z'umutini muzishire ku kirashi cya Hezekiya, maze kirakira. Ijambo rimwe ku Iteka ryagombaga kuba rihagije kugira ngo ikibyimba cya Hezekiya gikire, ariko Imana yashatse kwerekana imbaraga zayo zitangaje zikorera mu byaremwe. Iravuga iti, mwende umubumbe w'imbuto muzishire ku kibyimba cya Hezekiya, kirakira. Niyo mpamvu uyu munsi nifuje kugira ngo mbwire ko hari abantu njya mbona bafite ibisebe kandi bikomeye, bafite ibisebe byanze gukira, kwari kugira ngo mbabwire yuko bashobora gufata amakara y'imbuto za mayideni, amakara y'ibiti by'intusi, bakabivanga n'imbuto z'umutini, uyu munsi bakabishyira ku gisebe cyabo kigakira. Uyu wari umuti ukomeye Imana yari itanze kugira ngo abantu bose bazawukoreshe kandi bakire. Niyo mpamvu abantu barwaye ibisebe mu gifu bashobora kunywa amakara avanzemo iyi fu y'imbuto z'umutini, barangiza bakawunywa, ibisebe by'ibifu bigakira. Bavandimwe rero, iyo dukora ibi biganiro, si uguhakana kwizera, si uguhakana yuko imbaraga y'Imana itakiza binyuze mu sengesho, ariko ndagira ngo mbwire yuko Imana yagukiza binyuze no mu bimera yaremye bitangaje. Kambwira abantu bafite ikibazo cyo kuva ko nabo bagomba gufata ikimera cyitwa uruje none, bamara gufata uruje none bakaruvanga n'icyo bita ngingo ijana, noneho bamara kubivanga bakabisekura, bakajya banywa nibura ibiyiko 2 mu gitondo by'uwo mutobe, na nimugoroba iyi ndwara nayo izahagarara kandi burundu. Noneho barangiza bagafata umubumbe w'ifu
y'amakara bakayikoroga mu mazi bakajya bayipfukira ku nda yo hasi maze bakabikora, nibatarambirwa bazakira kandi indwara izahagarara, ndetse izahagarara vuba. Kandi iyi ni indwara ikomeye irembeje abantu benshi. Ndagira ngo mbabwire yuko abamama bagize ikibazo cyo gupfakara, abagize ikibazo cyo kuba bafite ibibyimba byo mu nda, bakoresha iyi sisiteme mbabwiye, bakoresha ibi bimera Imana yashizemo imbaraga zabo yayo ikiza, maze bakiri iyi ndwara. Murakoze, kadusenga Imana mbere yuko dusoza ikiganiro, tuyisabe no guha imbaraga uyu muti nubwo yawihaye, tuyisabe kuyumva neza kugira ngo muwukoreshe. Kandi igihe wibagiwe utabyumvishe neza, wampamagara ku nimero yanjye 0788 28 14 873. Kadusenga Imana. Urakoze Uwiteka Mana yacu, urakoze ko wongeye kuduha aya mahirwe, urakoze ko wongeye kuduha uyu mwanya kugira ngo twongere tubwire ibiremwa byawe, ubwoko bwawe, abantu waremye ugashyira ku isi. Ariko Satani yakomeje kugenda bajijisha, arabangisha ibyabagirira umumaro. Abantu benshi ntibafite n'ubushobozi bwo kuba bajya kwivuza mu bitaro bikomeye, ariko mu ngo zabo, impande yabo hari ibimera bishobora gukiza ubugingo bwabo, ariko ntibabizi. Imana bahe kumva no gusobanukirwa, bahe kongera guha agaciro ibimera bitangaje washyizemo imbaraga yawe, kugira ngo ubwo uzaba ugarutse uzasanga imibiri yabo ari mizima, uzasanga ari bataraga. kandi abazaba barasinziriye nabo bazasinzire, bazuke bave mu bituro, bagusanganire bishimye. Maze Mwami Imana, bana natwe twese, ubane n'imiryango yacu, kugira ngo ubwo uzaba ugarutse uzatwembera ikamba ry'ubugingo.